Yesu yari ahagaze mu kibaya cy'inyanja Genesareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri yatsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Petero ati, databuja twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Nawe kora ibyo Yesu akubwiye atabuja. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu bari mu bwato, arangije kuvuga abwira Simoni ati, gira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, Petero ati, databuja twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Nawe kora ibyo Yesu akubwiye atabuja. Natwe niko tubayeho, turakora amanywa nijoro, ariko ibyo tugeraho nta na kimwe bitumarira, uretse indwara n'imihangayiko. Nutajugunya urushundura nk'uko Yesu akubwiye, uraruhira ubusa, kuko n'amahoro wabiboneramo. Petero ati, databuja twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Nawe kora ibyo Yesu akubwiye atabuja. Natwe niko tubayeho, turakora amanywa nijoro,